good men do things for other people. That's the fact. You gotta wrap your head. Umunyarwenya ndetse akaba n'umukinnyi wa filime, akayibona ibiganiro byinshi bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Steve Harvey akabaho n'itsinda ry'abarongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda mu bikorwa bitandukanye by'ishoramari muri kino gihugu. Ibi ngibi kandi bikaba byarabaye nyuma y'uko Steve Harvey n'ikipe ye bakoraga inzandiko nyinshi zitandukanye mu bihugu byinshi bitandukanye by'uyu mugabane wa Afurika, mu nzandiko zari zigamije gushora imari mu bihugu byinshi bitandukanye no guteza imbere urubyiruko rwa Afurika gusa cyane cyane binyuze mu gushora imari mu myidagaduro. Mu gikorwa cyagaragarira abantu benshi batandukanye cyakozwe na Steve Harvey n'ikipe cyerekana yuko yishimiye u Rwanda cyane kandi bihambaye, akaba yarongeye akagaruka mu Rwanda kandi akagaragara mu birori byinshi byari byahuje abayobozi benshi batandukanye bavuye imahanga yose byari byabereye mu Rwanda. Steve Harvey mu ruzinduko yari amaze iminsi mu gihugu cyo mu Rwanda, akaba yitabiriye ibirori byo gusoza inteko rusange y'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino no gusiganwa mu modoka ku isi hariho wa FIA, ndetse kandi akagaragara no mu birori by'itangwa ry'ibihembo ry'uyu mukino wa FIA wari wabereye muri kino gihugu cy'u Rwanda. Si ibyo gusa kandi yakomeje gushima igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bwacyo, avuga ko ari ubuyobozi bw'indashyikirwa mu bikorwa byose bukora. Well, I mean, for me here, especially having met your leadership, the president, I just found it a place that's been amicable to doing business. And he's constantly looking for ways to enhance the economy here. And he's really interested in looking for ways to give young people opportunities. Kuri njye cyane cyane bwo n'ubuyobozi bwanyu ndetse na perezida wanyu nabashije kubona ko ari ahantu heza kandi hadasanzwe ho gukorera business. Umuyobozi wanyu kandi akomeje gushaka kuzamura ubukungu mu by'ukuri ashishikajwe no guha abakiri bato y'amahirwe. Steve Harvey yakomeje kuvuga ko ikimugenza ari ugushora amafaranga mu bikorwa byinshi bitandukanye byo mu Rwanda ndetse no kuzamura ubumenyi bw'urubyiruko mu gushaka uburyo urubyiruko rwakihangira imirimo. Steve Harvey mu kiganiro ngiye kujyana n'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA yavuze ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu gikwiye kubera ibindi bihugu urugero, akurikije aho cyavuye mu rugendo rw'imyaka 30 ishize. Ibi ngibi kandi akaba yabitangaje nyuma y'ukwezi gushizwe aheruka mu Rwanda yari yasuye urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ndetse akanunamira imibiri y'inzirakarengane isaga 150 ziyashyinguye. Bwana Steve Harvey magambo yakomeje gutangaza yakomeje kuvuga ko umugabane wa Afurika ari umugabane ufite amahirwe cyane bitewe n'uko ufite urubyiruko rwinshi, kandi ko hakwiye gushyirwa imbaraga nyinshi mu guteza urubyiruko imbere bitewe n'uko ari bafite imitwe yo gutekereza kandi no guhanga udushya dutandukanye. Bwana Steve Harvey imyaka 37 wagiye ugaragara mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo nka Steve Harvey Show, ikiganiro nka Little Big Shot, gusa ko akaba ayobora ibiganiro byinshi bitandukanye harimo nk'iyitwa The Steve Harvey Morning Show, icyitwa Family Feud ndetse n'ibindi bitandukanye. Hakaba yarashyize mu cyo ndetse akavuga ko agiye gushora amafaranga atandukanye mu gihugu cyo mu Rwanda mu guteza imbere urubyiruko. Nongeye gushimira ku kiganiro cy'umunsi guca kuri Ozone Info, ubaye uri umushyashya kandi nagusaba kwiyerekesha kugira ngo ujye ubasha kureba ibiganiro byose bicukumbuye bica kuri uyu muyoboro. Ubaye ko icyo kiganiro wagisangiza abari kugira ngo nawe babashe kukibona. Nongeye kugushimira ibiganiro byacu nakagaruka.